inshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, aho muri mu Rwanda ndetse no muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Gahunda murayizi ni Catholic Church Entertainment. Muri aka kanya ndi mu cyiciro cy'umuziki, uretse ko n'ukwemera n'ubundi birajyana. Ngiye kuganira muri ya gahunda n'ubundi tumazemo iminsi yo kugenda tureba abakurambere bacu mu muziki bagiye baduhimbira indirimbo dukoresha nyine muri liturujia. Ngiye kuganira n'umusaza witwa Rwanyange Alex. Yahimbye indirimbo nyinshi abantu benshi bakoresha muri liturujia, ndetse bamwe bakazikora mu studio, bamwe bagakeka ngo yarapfuye ko ziba ziri muri singizwa no mu gatabo ko mu Kristo, ariko aracyariho arahumeka, ahubwo ni umusore. Reka tumwakire, umwanya no wawe. Murakoze cyane kunyakira. Nitwa Rwanyange Alex. Mvuye muri paruwasi ya Rwamagana, diocese ya Kibungo. Mvuye muri centrale ya Ruramira. Yego. Wow, ni karibu cyane rwose hano kuri Emipro Media. Murakoze cyane. Yego. Gutyo rero ntabwo twibwiye neza, abakunzi ba Emipro Media nyine hari ukuntu nyine abatumirwa babibwira, kwivuga neza nyine kuva ukavuga uti yenda amashuri, ukavuga akazi ukora, n'ubutumwa nyine. Murakoze. Kuba wenda mweretse inzira ngomba gucamo birumvikana. Bijyanye n'amashuri, nize amashuri ane yisumbuye, nageze mu wa gatanu, hanyuma ndacikira muri segonderi. Ndi umubyeyi wubatse, mfite umugore n'abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Ndumva ngira ngo ubutumwa mbukorera muri paruwasi ya Rwamagana, centrale ya Ruramira. Nkaba ndi perezida wa centrale. Wow, uri umuyobozi wa centrale. Umuyobozi wa centrale ya Ruramira. Nkaba ndi umuhimbyi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika. Wow. Kuva muri 87 n'indirimbo ya mbere nayisohoye. 87 uziko ariho navutse. Indirimbo yitwa Singizwa Nyagasani, yitiriwe bura butabo nyine, karagatabo kitwa Singizwa Nyagasani. Karagatabo kitwa Singizwa kitiriwe indirimbo ya mbere nahimbye, yitiriwe iyo turadutabo. Ibaze mbega ibintu byiza. Yituririmbiraho twumve nka rofure nibura. Singizwa Nyagasani, haleluya, ibikorwa byawe by'impangare n'ibitagatifu, haleluya, haleluya. Wow, ngenda bikunze kiriya gitabo ni we kitiriwe. Ni indirimbo yawe? Indirimbo yanjye nahimbye bwa mbere yitwa Singizwa Nyagasani. Use abanyamuziki barabizi cyangwa babazi ngo byarimesheje? Abantu benshi bazi ngo indirimbo ziba zarimesheje cyangwa Imana yaziremanye n'isi. Abenshi ntibabizi, ariko harimo babizi. Kuko harimo abagiye bumva ikiganiro, hari abo twagiye dukorana gutyo. Hari ababizi, hari n'abatabizi. Muri 87 nibwo wayihimbye. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Navutse 65. Yego. 8 7 byari muri 65 7. Wari ufite nka 23. Uhimba indirimbo Kiliziya yemera cyane rwose. Ahubwo nakomerejeho ku buryo n'utundi dutabo twagiye dusohoka. Turabigeraho nta kibazo. Turabigeraho. Ubwo icyo gihe wigaga 24 umuntu aba yiga, aba yararangije secondaire. Narangije primaire. Nibyo. Reka ahubwo duhite dukomerezaho tubwire no kuzindi. Ndagira ngo abantu bamenye indirimbo zawe, kuko muri no minsi ino si tugezemo iri digitali. Hari ukuntu abantu bari kujya bafata nk'ibintu bakabyiyitirira, kubera ko yagutanze kumenya ikoranabuhanga. Nibyo rwose. Akaba yabyiyitirira. Abantu bamenye ko ari izawe kandi ko uhari. Rwose mwakoze cyane kuba mwantumiye kugira ngo mumenyeshe indirimbo nagiye mpimba. Zirahari rero nyinshi, zo nagiye mpimba.
harimo nk'iyo ngiyo singizwa nyagasani natangiriyeho, hakaza ndagusanze nyagasani, yego, hakaza indirimbo duhabwe Yezu mu Karisitiya. ni iyihe? Ndagira ngo tugende ku murongo ujye uririmba, nushaka uririmbe refre abantu bamenye ko izo ndirimbo ari izawe. Hera kuri ya yindi wari iya mbere, singizwa yo wayiririmbye, iya kabiri yituye ndagusanze nyagasani mwami wanjye. Yego, nushaka ujye uririmba gato uhita ukomeza nta kibazo. Wow, yego. Akaza Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Wow, Haleluya. Ujye uririmba gatoya nta kibazo, ntujye uyirangiza. Hakaza nimuririmbe nimuhimbarwe n'indirimbo ya kuri Nori. Nimuririmbe nimuhimbarwe jambo yigize umuntu. Ndayizi ndayizi iwacu cyangwa turayiririmba, turi abana twarayirimbaga. Gasubiramo kabiri. Hakaza indirimbo uko data yantumye. Uko data yantumye nanjye ndabatumye, nimwakire Roho Mutagatifu. Ari ibanga ry'urukundo. Mukomere ku ibanga ry'urukundo. Ni yawe nayo ndayizi. Igakomeza. Akaza umugani w'umubisi. Nyagasani duhinema. Akaza umugani w'umuzabibu. Yemwe mutega amatwi umugani mwiza w'umuzabibu. Uwo muzabibu uhoraho n'inzu ya Isirayeli. Hakaza umugani w'umwana w'ikirara. Girira impuhwe Mana, girira impuhwe ku bicumuro byanjye, girira impuhwe nagiye kure yawe, girira impuhwe na n'ubu ndatarutse. Wow, ndayizi nayo. Hakaza nabuzwa n'iki? Nabuzwa n'iki kugushimira nyagasani. Reka nkuririmbire indirimbo ikwizihiye, nzahora nkwamamaza. Wow. Hakaza uwatwiguranye. Yego. Muze dushimire uwatwiguranye tukaronka ubuzima. Ntavugirizwa impundu ingoma zivuga urwunge n'urumuri mu bantu. We wavuguruye isura nzima mu bantu, tuberwa n'uwaduhanze tugarura ubuyanja. Ni nawe soko isendere y'ubugingo shimirwa. Wow. Zigakomeza za murashishozi. Murashishozi igishimisha Imana nyagasani. Umubyeyi udukunda aganje ijabiro, ibikorwa yiremeye bimukomere mu mashyi. N'umusumba byose akwiriye kuratwa. Hakaza ntacyo nzigera mbura. Ntacyo nzigera mbura ndi kumwe n'uhoraho. Niwe unyiyoborera, nzahora ndirimba ubudahemuka bwe. Agakomeza iyindi ivuga ngo amatara arimo aramurika cyane simbonere ko ntacyo. Gerageza. Murwa muhire Yeruzalemu. Ndayizi. Nyagasani Imana yawugwije umugisha. Gakomeza. Gakomeza n'indi. Muririnde gushavuza Roho mwahawe umurage.
murakomeze mugere kwitagatifuza mutazavaho murwaho nyakibi bityo mwibera imbata za nyir'ibiremwa. Zigakomeza zikajya uwo mubyeyi twarazwe ni Mariya munsi y'umusaraba, Yezu Kristu yaramudusigiye munsi y'umusaraba. Nimuze tumusange, nimuze tumusingize, ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye. Ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye. Zirakomeza n'indirimbo nyinshi. Turamye umwami Yezu dukunda mu Karistiya. Iyo niyo gushengerera. Ni nyinshi ntabwo nazirondera ngo zirangize. Izo zose ndi kubona nizo. Izi nizo bose nari bwazirangize. Aho hose hepfo zirahari rwose. Zivuge yazivuge umwanya urahari. Umwanya urahari. Ndashaka kuzivuge abantu bazimenye. Ndabona iyi matara ari mu kugira reka ikashyiremo none nzibone neza. Zirebe rwose. Hari turirimbire Nyagasani we mushumba mwiyiza, dore twaje twese mu bushyo bwe, tumusingize tumushimira ibyiza yaduhaye. Aragahabwa impundu niwe mwami w'amahoro. Nzahabakura mu mutima umeze nk'ibuye, bashyire mu mutima mushya na roho nshya, maze mbatere gukurikiza ibyifuzo byanjye. Nzaba Imana yanyu mu muryango wanjye. Hanyuma akaza sinyibita abagaragu muri inshuti zanjye. Niyawe nawe niyanjye. Iyo ndayizi. Kuko ibyo nababwiye nabyumvanye dada. Ishema dukesha Nyagasani n'ishingiro ryacu, dushinga ibirenge dushize ubwoba inzira ni ndende, dushinga ibirenge dushize ubwoba inzira ni ndende. Hakaza indirimbo cyo nimugende mwigishe intumwa zanjye, cyo nimugende mukwize inkuru nziza, abazemera muzababatize. Nayo ndayizi. Bose turi kumwe yeye ntimugire ubwoba. Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. N'umubyeyi wacu amenye ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Haleluya, Yezu umwami wacu yagiye mu ijuru. Haleluya, azaduha umuhoza roho utuyobora, tumwisunge azatujyana iwe, yatweretse inzira igerayo. Tumwisunge azatujyana iwe, yatweretse inzira igerayo. Dore ibyishimo by'umutima wanjye, nzindukiye gusingiza Nyagasani umuvunyi wanjye, yeye ihinga binkingira. Kaza Yezu funguro ryacu, nzajya muhabwa mu Karistiya turamo. Kaza
nimutegura amayira ya Nyagasani ari bugufi, igihe cya diveni ari bugufi, mumutegurire hakazayo kwigaragaza kwa Nyagasani. Mwana w'Imana Yezu Kristu turagusingiza, watumwe n'Uhoraho nguze kutwikiriza, ni wowe dukesha ubugingo, singizwa nyagusingizwa. Akata uragashimwa Nyagasani Yezu, uragasengwa kandi uragasingizwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego rwose. Hakaza dukere kumva Nyagasani Yezu Kristu watwitangiye, wadusigiye ijambo ry'agakiza, mwabazarikurikiza bazagira ubuzima. Wow. Hakaza singirizwa iteka mu bushyo bwawe, twese intama zawe turagukunda. Dore ubana natwe mukiza mwiza, utwiyerekera inzira igukwiye. Kaze mwungere udakenesha mu ntama zawe ziziwe zituje, kaze mwungere udakenesha mu ntama zawe ziziwe zituje. Wow. Hakaza yabatisima, umunsi nasezeranye mbatizwa, no munsi muhire navutseho bundi bushya, niho nacitse ku ngoyi y'umwanzi wari waranyigaruriye, na n'ubundi umwana w'Imana. Wow. Zirakomeza rero ndumva nta yabatisimu utaririmbye, ingiye inzira y'umukiro si ya inzira y'umukiro ni ya ntibaringanira. Iyo ntago ari yawe. Ubwo ni umaze turimbiye nka 50. Zirahari ni nka ziga ni nka 500. 500 zigera ariko mu ijana zirageramo. Hano ni inshyashya rero mfite. Inshyashya nazo nzivugeho. Oya, izakira zose wari uzirangije. Oya, ntabwo nzirangije. Ntabwo nzirangije. Reka dukomeze ikiganiro nta kibazo. Izi neza nashoboye kugira nibukaga, ariko mu dutabo hari agatabo ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane, aka gatanu kugeza ku gatabo ka wanditse n'ibitabo. Ntabwo nabyandikaga nyine, byasohotse mu izina rya Kiliziya. Byasohokaga nyine ku rwego rwa paruwasi, ariko bisohowe n'abapadiri bera bari bahari. Aho baviriye muri paruwasi ya Rwamagana rero bakimukira hano, niho byagiye bisohokera. Kirasingizwa n'abapadiri bera. Singizwa Nyagasani ya mbere yasohokeye Igikondo muri Paroti Press. Hano hakurya. Ni ya kabiri n'iya gatatu ndetse. Ubu bageze ku ya kangahe? Icyo gihe ntabwo ubu sinzi kuva abapadiri bera bava muri paruwasi ya Rwamagana, gahunda yakorewe Ibyumba, nyuma mu ntambara haje gusohoka indi nanone, nyuma noneho ubwo abantu baragenda bazikorera ku buryo budasanzwe, sinzi ko rizasohokera mu Ruhengeri, zisohokera Ibyumba, rizasohokera nta Kigali, numva ngiye hari zagiye zisohoka zitwa Singizwa Nyagasani. Iyo gisohotse gutyo ninde ubugicuruza, ninde ubugisohoye? Ntabwo nzi abo bagisohoye abaribo, ariko nibo bagicuruza nyine, bo bagisohoye. Izi ndirimbo bagenda bazikusanya bagasohora igitabo cyitwa Singizwa. Kandi nyirazahari nazo bagenda bashyiramo n'abandi bahanzi bitakiri. Muri Singizwa barimo abahanzi, bashyizemo n'abandi bahanzi bandi batari noneho ab'i Rwamagana gusa. Yego. Ubundi indirimbo twarazihimbaga, twamara kuzihimba tukazishyira zikaba ziri ku makaseti, zamara kujya ku makaseti tukajya kuzitunganyiriza Rulindo. Yego. Mwaririmbaga mukirikodinga kuri kaseti. Ni amakaseti yakoraga. Noneho tugahurira Rulindo abahanzi bose, ndetse namwe mu makorali y'abantu bagiye batoranya, none indirimbo zikajya kuri kaseti neza ku buryo kaseti zisohoka zikajya hanze, noneho ari amajwi akazamo n'ibiki byose, noneho
nkajya kuzigisha. Rwanyange Alex, abandi bahanzi bo ku gihe cyawe wowe wibuka ni bande bo ku gihe cyawe? Abandi twari dufatanyije abenshi barapfuye. Arutwaga Samugabo Bonaventure yari wiruhunda, ndetse na witwaga Anwar Takireba Zayire, hari witwaga sinzi nkayo. Oya, ntabwo ndi kuvuga abo mwafatanyije, niyo y'abatatu mutari mutuye hamwe, yaratuye n'icyango. Ndavuga nyine abantu abandi nkuko ushobora kuvuga abandi twari dufatanyije. Ushobora kuvuga ngo nk'urugero ngo ku gihe cyanjye ntangira guhimba yenda na Padiri Nyomba rero yahimbaga mwe nabo. Nibyo murakoze cyane. Bo harimo Padiri Nyomba yari niwe razifitemo icyo gihe. Padiri Ndera nuza Hagenimana Fabiera ataraba padiri ko yari umufaratiri. Niwe twarafatanya kuko niwe Rutare rwangiye yihimbye ari mu buhungiro. Hari harimo padiri nawe ataraba padiri uriya Ndera ndabibagirwa, ariko hari n'abandi bafaratiri bari witwaga Siriro, hari witwaga Mboneyabo. Nubwo babaye abapadiri ariko ushobora kuba Siriro yarapfuye, ntabwo nzi nibuka neza. Harimo Inyasi Karimba Inyasi w'ibyumba. Harimo Damien Baringanira. Harimo abandi ni bandera ntabwo ndimo kubibuka neza, ariko bagiye bahari benshi ntabwo kubibuka neza, ndumva igihe gisize ari kirekire. None se hari indirimbo waba warabashije gusohora ukajya muri studio uretse kuba yenda warazihimbye abantu bakazandika mu bitabo ukanafasha abantu kuziga, hari zo waba warakoze muri studio? Nta nimwe nyine, niyo mpamvu abantu bari mu kugenda bazitwarira bumva ko ngo ntakiriho napfuye. Ariko ndahari indirimbo zirahari. Yego. None ubwo wavuga iki, wabwira iki abakoze indirimbo zawe? Abazikoze barakubwiye cyangwa ujya kubona ukabona kuri YouTube ukabona ziri? Harimo wenda bagerageza kungezaho icyo gitekerezo, ariko hari n'ababikora gutyo nyine bikarangira nkabibona n'ubundi indirimbo zarasohotse. Ibyo rero navuga ko ni uburyo bwo kwica umuntu, ntabwo natinya kubivuga, kuko niba umuntu yararwanye n'igihangano kigasohoka, byarangira abandi bakagisubiramo bakakiyitirira, byarangira ndetse n'akantu kitwa agafaranga nyine kagenda kabazaho nyiri igihangano nta kintu azi, bumva nyine baba bari mu kumugwabiza cyane. Ntabwo rero ko ibyo bari mu gukora rwose bakagombye kureba nyiri igihangano bakabiganiraho. Ntabwo nanga ko indirimbo itambuka, ariko nibura igira ikibafasha nanjye igira ikifasha, nawe bigirira akamaro. Nibyo nifuza. None se nibakomeza gufunga umutwe bagakomeza bakazikora uzabigenza ute? Uzabajyana mu nkiko? Muri gahunda hari ikindi kiganiro mvuyemo, abanyamuzika bagiye guhura mu kanya, barazi kugifatira umwanzuro wampaye. Ubona ko byagenda kose icyo kibazo nasize nyitanzeyo, bivuze ko wagitanze kuri Pacis TV. Baraza kugiha umwanzuro abanyamuziki ku rwego rw'igihugu. Barakukorera ubuvugizi, baraza gukora ubuvugizi n'abandi. Ntabwo ari hari ihuriro ry'abanyamuziki ku rwego rw'igihugu, urarizi? Ni kuri we n'umuntu witwa Eliyazari Ndayisaba. Nabo bamuhamagaye nyine, bamubajije bamuhamagaye kuri telefone, bamuhamagaye nababwira ko n'ubundi bari gukora ikiganiro, ibyo byose bari bubigereho. Rero hagomba itegeko rirengera abahanzi. Itegeko rirengera abahanzi, hanyuma ibihangano bigafasha nyiri igihangano, wenda n'abandi bikabafasha. Birumvikana indirimbo za Kiliziya Gatolika birumvikana zo zigomba gufasha abantu, zikabafasha cyane cyane mu buryo bwo kwitagatifuza. Ariko niba bagiye mu bijyanye na YouTube channel, bamenye na nyiri igihangano bimeze bite, nyiri igihangano we cyaruhije we bimeze bite, uko biba byagiye muri business. Yego. Nibyo. Ubwo se bakomeje wazabagera no mu nkiko? Uko byagenda kose itegeko nirishyirwaho, cyangwa sinzi niba ari nariho, ndimo ndagenda mbyinjirira, ubwo nzamenya uko bihagaze, n'ubundi
ubwo nibikomeza gutyo n'ubundi byajya mu nkiko. Yego. Abantu abakoze indirimbo zawe sura bazi cyangwa upfa kubona nyine hari abuzi? Hari abo nzi, hari nabo ntazi. Hari nabo utazi. Yego. Ndi guhamagara Eliyazari kugira mubaze kuri ibi bintu kuko bireba abantu benshi. Ningira amahirwe akanyitaba. Nawe uri kubariza abandi. Yego. Ningira amahirwe akanyitaba. Kuko ni ibintu biri seriye byahatari. None se ubwo usibye ibyo ngibyo yenda mwavuze, wowe ufite ihe projet mu gihe nyine kigiye gukurikiraho, hagiye gukurikiraho iki? Projet mfite ubu ngubu barimo baradutoza. Hari abanyamuziki barimo kudutoza nka korali ndetse natwe cyane cyane mu bijyanye na vocalize. Vocalize, hanyuma hari indirimbo 3 dushaka gusohora byanze bikunze, kugira ngo nibura bamenye ko ntihari. Niba atari ibanga nizi. Wese ni ngombwa kuzivugira. Wazivuga nta kibazo abantu bagatangira. Eliyazari, bon après-midi. Nguhamagaye nk'umunyamakuru ndi mu kiganiro. Ni umwanya muto cyane, ni nk'iminota 2. Ndi kumwe n'umuhanzi Rwanyange Alex. Twari turi kuganira ku ndirimbo ze, dusanze na kiriya gitabo nyine dukoresha abanyamuziki cyane cyane muri liturujia cyitwa Singizwa. Ari iki warubizi? Hari indirimbo nyinshi za Rwanyange Davis. Izina bitiriye igitabo nyine ni Singizwa, ni indirimbo ye ya mbere. Ubwo ibyo bivuze bya mbere byo ntabwo byari byo. Ibyo ngibyo nibyo biri byo. Nyine nka perezida w'ihuriro ry'abanyamuziki Gatolika mu Rwanda muvuga ku burenganzira bw'abahanzi nyine bahimba nk'indirimbo. Yahimbye indirimbo nyinshi cyane, abantu bagatangira ngo bakazikora ku ma YouTube bakaziyitirira. Nyine ukajya ubona batarahaye credit nyine nyirayo mu bivugaho iki? Inama ya mbere namugira ni uko yazaza mu ihuriro ry'abanyamuziki ryegereje. Yego. Kugira ngo ubwo butumwa buzatangwe anahibereye. Ariko ubundi inama yindi na rusange nahamuhereza ubwe namubwira nuko abo bakoze ibyo ngibyo barahemutse. Yego. Ufata indirimbo y'umuntu, wanze igihangano cy'umuntu, ukagitangaza, ukagihindagura, ukayikora harmonisation ariho, utarigeze umukontakta, ni amakosa. Amakosa niyo mpamvu numva bagira inama ko igihe bamaze kumenya umuhanzi bamwegera, bakagira ibiganiro runaka, bakagira na wenda se uburenganzira runaka abahereza noneho ku buryo buzwi. Kuko indirimbo umuhanzi nawe yarayihimbye kugira ngo ifashe Kiliziya, ntabwo yaba yarayihimbye kugira ngo ibe yaba ikibazo kuri Kiliziya. Yego. Umuhanzi nawe icyo yakora ni uko abazi yabegera, bakagira ibiganiro bagirana, ariko noneho ababumenye nibo bakakwiye kwegera mbere y'uko nawe ubwe abegera. Uruhande rwa bikorwa rwose rugamije kugira ngo habeho imibanire myiza hagati y'umuhanzi n'abo bari mu ndirimbo ye, kandi bishobora gufasha Kiliziya. Ibyo ni agaciro rwose. Yego. Murakoze cyane. Ubu turi mu kiganiro nawe ari kubyumva, ubwo nizere ko azitabira ihuriro ndetse Yego. Agatabo Rwanyange rwose gusuhuza cyane kandi mubwire ko twishimira cyane. Muganga yatanze muri domene y'umuziki muri Kiliziya y'u Rwanda. Ni umuganda rwose ntagereranywa. Ari no kugushimira, sinzi niba uri kubyumva. Urimo kubyumva? Yego. Rwose azaze niba hari n'izindi ndirimbo yahimbye. Ndazifite nyinshi rwose zigera muri 25 cyangwa 30. Rwanyange rwose ndagusuhuje. Muraho, ni amahoro nanjye. Ni amahoro rwose. Ndabasuhuza nanjye. Indirimbo zawe zitari ku manota zikaba zashyirwa ku manota niyo by'abantu babigufashamo. Yego. Hanyuma iziri ku manota zikaririmbwa. Yego. Izagiye ziririmbwa nabi binaviriho zikaba zakosorwa birashoboka. Yego. Ariko noneho n'izo nshyashya nyine
nazo tukazimenya. Rwose nibyo nshaka nanjye ndabyifuza rwose, iryo shyaka ndarifite ry'uko n'izo nshyashya mwazimenye. Yego rwose. Yego. Mani ngo umugisha. Murakoze tusangire twese. Nawe murakoze. Amen. Perezida murakoze cyane no kumuhumuriza ndetse no kumutumira, kuko yaje ahagarariye abandi benshi. Ubwo nizere ko n'abandi bari kubyumvira ko bazitabira ihuriro, kuko hari ibibazo by'abanyamuziki riregereje, rizaba ku itariki 31 z'uku kwezi, kugeza ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa mbere, azaba ari kuwa 5 nimugoroba kugera kuri Paroisse Regina Pacis. Hanyuma kuva kuri uwo munsi kugeza ku itariki 2 za ku cyumweru ariho risozwa. Yego. Bikaba byaratumiwemo abo bahimba indirimbo za liturujia, abayobora za mpuzamakorali hirya no hino mu maparuwasi mu Rwanda hose. Yego. Abanyamuziki ni ukuvuga abantu bandika indirimbo se, cyangwa se abayigisha amakorali, abacuranga mu kiliziya. Abo bose bafite ingabire Imana yabahaye ijyanye n'umuziki no gufasha imbaga y'Imana kuririmba no kuziza liturujia mu ndirimbo. Baratumiwe rero, nawe aratumiwe. Ndumva yasanzwe abizi ko bikose amakuru y'umwese. ngo no kuri Pacis TV bari babimubwiye. Kuri Pacis TV bamubwiye no kuri radio Mariya tutabaza. Yego. N'ahandi hose no mu maparuwasi byaratangajwe. Yego. Rero nzishimira cyane guhura nawe. Murakoze cyane rwose, Imana izabimfashemo. Ngo arabishaka kandi Imana izabimufashemo. Murakoze Perezida. Merci aussi Nico. Ndishimye rero ko yenda atubwiye tuganiriye nawe. Ni byiza cyane rwose, mukwiriye gukurikirana ino si turimo rwanya nyine isi ya digitali. Abantu benshi ntago bayizi, cyane cyane abantu bakuru nyine bakera ntago babizi. Ariko ibihangano byanyu hari ukundi kuntu byafasha abantu, ariko bikakuronyera n'umugati. Muri iyi si twebwe biradutunze, ibino dukora nyine biradutunze. Aya magambo turimo kuvuga ubu ngiyemo nzabona amafaranga. Ntago azapfa ubusa, wagize ngo azapfa ubusa. Reka abantu birirwa bata umwanya nyine bari kuvuga amagambo ari gupfa ubusa mu kabari n'ibiki. Twe turavuga bikazana amafaranga. Nawe rero ibyo wahimbye bishobora gufasha abantu, ariko nawe bikaguha umugati. Yego. Mbirimo ndashaka nanjye ko byagenda kose bihinduka, ko ibintu bihinduka. Nizere ko ugiye gukora YouTube channel. Ugomba gukora YouTube channel, ugakora n'indirimbo nyine ukazishyiraho, ugakora amashusho. Yego. Nicyo giye gukurikiraho ko byagenda kose. Nubwo ubushobozi ari buke, ariko ngiye kubyinjiramo. Rwanya, ubona se umuziki nk'umuntu mukuru nyine mu muziki, ubona umuziki uhagaze ku ruhe rwego ubu ngubu ugereranyije yenda n'igihe wawinjiriyemo? Se wasubiye inyuma, wateye imbere, cyangwa ntuva aho uri? Wabivugaho iki nk'umuntu mukuru? Wenda bijyanye n'umuziki usanga hari ikiyongereyeho, cyateye imbere kurushaho. Kuko mbere wasangaga n'ubundi indirimbo za Kiliziya Gatolika ziri hasi cyane. Ari za ndirimbo zisa n'izigenda zirandaga, ugasanga abantu benshi ntibaziteho, bigatuma ndetse n'abantu benshi bigera muri ariya madini yandi, kubera ko bavuza ingoma, bidunda n'ibiki. Ariko izi ndirimbo aho ziziye, izi ndirimbo zasingizwa Nyagasani, zahinduye ibintu byinshi muri Kiliziya Gatolika. Zahinduye ibintu byinshi ku buryo zabaye indirimbo nyine zihuta, indirimbo ziryoshye, zibyinitse, zirimo amashyi, zirimo ingoma, ugasanga abantu barazikunda cyane. Icyo rero cyahinduye, hari icyo cyahinduye muri Kiliziya Gatolika. Kigaragara rwose, kigaragara. Abantu rero bakomerejeho ku buryo ubona hari urundi rwego indirimbo zimaze kugeraho atari nka mbere. Mbese zarazamutse muri make, byateye imbere. Wow, kandi wabigizemo uruhare, kuko izi ndirimbo ziba zibyinitse rwose ku minsi mikuru, kuri Noheli n'ikindi gihe. Ndi umwana rega izi ndirimbo, sumvise ko indirimbo ya mbere wayihimbye ndagahinja. Navutse muri 87. Rero turi kuganira, ariko Imana irakora.
none turi kumwe. Ni ukuri Birisere navutse muri 87 ari nabwo wakoze iriya singizwa nyine. Nibwo nyine indirimbo ya mbere nayisohoye mfashijwe n'abapadiri. None Rwanya tugera ku musozo w'ikiganiro kugira tutarambira abantu ubutumwa bw'ingenzi babwumvise. Ni igiki wabwira gira ubutumwa ugenera abahanzi, ugenera amakorari n'ubwo ugenera kiliziya muri rusange? Ubutumwa ngenera abahanzi, n'ubundi abahanzi nibakomeze bahange, ariko bahange bifasha nyine abakristo muri rusange, ariko nabo bibubaka, ariko nabo byubaka abakristo, ariko nabo bibubaka. Mbese bahimbe bahange cyane cyane ibijyanye kuko n'ibyo kiliziya isaba. Yego, kiliziya isaba atari ibintu byo ku ruhande, kuko n'ubundi niyo mpamvu hari abo bashinzwe umuziki ku rwego rw'igihugu bagenda bajanura cyangwa basuzuma indirimbo niba itarataye umwimerere wa kiliziya gatolika. Abahanzi rero bahange n'ubundi bakurikije gahunda zijyanye na kiliziya gatolika, nta kwigana nta kugira gute. Ako kantu karisire mu minsi yashize hari niba ayo makuru yarakugezeho, hari abantu hari ibintu nyine indirimbo bavuze ko bagiye guhagarika. Yego. Ngo zitujuje, hari ukuntu uvuze bagiye bahimba ariko bajyanye n'ibyo kiliziya gatolika yemera kandi nyine hari nk'ukuntu tuvuge nka Gloria, urabona nk'indirimbo zawe wowe ni texte zawe uba witekerereje. None tuvuge nk'urugero nka Kiriye, buryo urabizi ko idahinduka, ntabwo igihinduka. na Sanctus na Gloria hari igihe ngo umuntu rero ngo yongeramo nk'akajambo cyangwa akagira kavanamo. Urabona iriya Nyirubutagatifu ni indirimbo iriya Isayasi uriya muhanuzi. Yego. Yabonekewe nyine igaragaza nyine ikuzo ry'Imana, abamarayika bari mu kuririmba Nyirubutagatifu bahindura hikize. Abari gusaba imbabazi ni umubyeyi wacu, birumvikana, niyo turebera, mbese gahunda zose niyo tugenderaho. Ni ngombwa rero ko kiliziya n'ubundi turi abana bayo, ibyo dusaba tugomba kubyubahiriza uko byakabaye, ariyo mpamvu tutagomba kujya kure yayo. Nemera ibyo kiliziya yemera kandi yigisha. Ibyo rero ni ngombwa, tugomba kubikomeraho nk'abakristo gatolika. Abakristo gatolika nta kujya hirya yayo. Kiliziya rero tuyirimo, mu muryango wacu, mu muryango w'Imana, niyo mpamvu tugomba kuyikomeraho nk'umubyeyi udukuriye, nk'umubyeyi uturebera, nk'umubyeyi utugize muri make. Rwanya, utanga nimero zawe za telefone abazagukenera ku buryo bakubona. Nimero za telefone ni 078 33 6 7 8 MTN. Tigo 072 81 38 698. Izi nimero zanjye nkoresha. Yego. Murakoze cyane. Murakoze. Ubwo nawe utatongera guhura ugiye kutubwira uti indirimbo nazisohoye tugiye kuzimurikira abanyarwanda n'abakristo. Ndabishaka, ndabikeneye, ndabyifuza. Wenda namwe mwazabigiramo uruhare. Uzaze tugufashe hano tuzikora neza. Nta kibazo rwose. Sawa, mugire umuhanda mwiza rero, mudusuhurize ab'Ikibungo. Musigara amahoro. Yego.